Ndabaramukije cyane kandi mbifurije ibihe byiza kugwiza imigisha no guhaha mugatunganirwa mu byo mukora byose. Gendi Herve Iradukunda Ntwari, hano ni kuri Rukamyarungu, mbafitiye umutumirwa we Pastor Bazaza Innocent. Tugiye gukomezanya mu nyigisho zo kugaruka kwa Yesu Kristo uko twabitangiye. Ndabisabira gukora subscribe no kudushyigikira kugira ngo ibi bintu bigere kuri benshi, ubu butumwa bugende bwumvwa na benshi, byazana kugirira umumaro nawe bukurikira utabwisangije. Pastor, twabakiriye. Yesu nashimwe. Ongerijwe. Yesu nashimwe. Ashimwe cyane. Dushimiye Imana kuri twemereye kongera kubona akanya ko kongera gukomeza kuganira ku ijambo ry'Imana n'abatwumva, ariko reka tubanze dushimire Imana. Imana Data, Imana So, Umwami wacu Yesu Kristo, twishimiye ineza tugiriye, twishimiye ko wagiye uturinda ukaturindiriza uno munsi ngo twongera kwinjira muri uno mwanya mwiza wo kuganira ijambo ryawe Mana. Nudushyigikire kandi umwuka w'Imana arushaho gusobanurira abantu bose Imana baduteze amatwi, kugira ngo Mwami Imana yacu barushaho gusobanukirwa ijambo ryawe, barushaho gusobanukirwa bine bihe dusoyemo, kugira ngo be kumera nk'abagushije ishyano kandi twarahuriwe hakiri kare. Uha abantu bawe kwitegura kugaruka kwa Yesu, kuko ni ibyiringiro bizima ko bamaze kumwakira nk'umukiza n'umucunguzi wabo. Ubane natwe rero muri kano kanya, utuyobore kandi udufashe udushyigikire mu izina rya Yesu. Amen. Twagera dukomereze aho twari tugeze ubushize, nk'uko twatangirira jambo riri mu Baheburayo igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere bivuga ngo kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Ibihe rero byinshi twarabivuzeho, uburyo bwinshi nibwo turimo gusa naho dusoza uno munsi muri buno buhanuzi bwa Daniyeli. Twabonye ko Daniyeli yeretswe igishushanyo, cyangwa se yasobanuriwe igishushanyo umwami yari yarose nijoro ngo kimuhagarika umutima, ntiyashobora kugisobanukirwa, ariko Daniyeli ko harimo umwuka w'Imana araza asobanura ubwo buhanuzi. Imana ashaka kwerekana Nebukadineza yuko ni umwami ukomeye, ubwami bwe buzasimburwa, kandi n'ubwo bwami buzamusimbura nabwo ntibuzahora w'iteka ryose, buzasimburwa n'ubwami bwa Kristo, nk'uko tubibona ahangaha mu buhanuzi bwa Daniyeli ibice bibiri duhereye ku murongo wa 38b yaho ivuga ngo, nuko Nyagasani wa mutwe w'izahabu ni wowe, kandi uzakurikizwa n'ubundi bwami budahwanije n'ubwawe gukomera, kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa butegeka isi yose, ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura. Kandi nk'uko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura butyo, kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba ry'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, niko ubwo bwami buzigabanyamo, ariko muri bwo hazaba gukomera nk'ibyuma, nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba. Kandi nk'uko amano yari igice cy'ibumba n'igice cy'ibyuma n'ibumba, niko ubwo bwami buzamera. Igice cyabwo kimwe kizaba gikomeye, ikindi kidakomeye. Wenda reka twarukira ahangaha. Urabona twabonye umutwe wari zahabu, hanyuma tubona igituza n'amaboko ari feza, hanyuma inda n'ibibero ari imiringa, hanyuma tubona amaguru ari ibyuma bivanze n'ibumba. Ni ubwo bwami rero, ubwami bwa mbere bugaragara nka zahabu bwari ubwami bwa Babuloni. Ubwami bwa kabiri bugaragara nka feza bwari ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Ubugaragara nk'imiringa bwari ubw'Abagiriki, naho ibyuma n'ibumba bwari ubwami bw'Abaromani. Hanyuma ririya buye rero ryaje rivuga Kristo uzaza agakuraho amami yose yo ku isi, kuko ubwami bwose buri hano ku isi buzasimburwa, buzazungurwa. Hari igihe abantu babwirwa kuzasimburwa
ukabona abantu bagize ikibazo nk'uko Herode yumvise yuko umwami yavutse agahinda mu bana akica atekereza ko atazasimburwa, ariko vuba warupa, wabishaka utabishaka, igihe n'igihe cyacyo, ikintu igihe gitangirira n'igihe kizarangirira, n'iyi si ifite igihe yabereyeho, ifite n'igihe izarangirira. Ubwo rero kuvuga ngo ubwami bwa Kristo ahangaha Imana yashaka kwerekana Nebukadineza umwami ukomeye cyane, yuko afite ubwami bukomeye, ariko ubwami bwe buzava busimburwa, numara gusimburwa n'ubuzazaho nabwo busimburwa, n'ubundi buzasimburwa kugeza igihe hazabaho ubwami bwa Kristo butazasimburwa. Niyo mpamvu turimo kuvuga kugaruka kwa Yesu, kuko Yesu nagaruka ubwa mbere ntabwo azagera ku isi, tuzabireba mu cyigisho cy'imbere. Itorero rizazamuka rijye kumusanganira, hanyuma azagaruka aje kwima ubwami bw'imyaka 1000 hano ku isi. Nibwo ubu busobanuro bw'ibuye Daniel yabonye yasobanuriye umwami, ritarimbuwe n'intoki z'umuntu, ryaje rikikubita ku gishushanyo kikamenagurika, ibintu byose bikarangirira aho ngaho, noneho ryabuye rikagira gute, rigakwira isi yose. Ibyo bisobanuye ubwami bw'imyaka 1000 bwa Kristo. Ubwami rero bwa Nebukadineza byarasohoye, bwabayeho, bumara igihe, ariko igihe kigeze burasimburwa, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihene. Reka turebe mu bice bitanu kugira ngo turusheho gusobanukirwa isimburwa ry'ubwami bwa Nebukadineza. Umwami Berushaza ararika abatware be bakuru. Ibice bitanu dore ku murongo wa mbere. Umwami Berushazari ararika abatware be bakuru 1000 ngo baze mu birori, abatumiriza ibyo kurya n'ibyo kunywa muri ibyo birori. Umwami nawe anywera vino imbere y'abatware 1000. Nuko Berushazari agisogongera kuri vino, ategeka ko bamuzanira ibintu by'izahabu n'ifeza byose Nebukadineza yari yanyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami n'abatware be n'abagore be b'inshoreke ze babinyweshe. Bamuzanira ibyo bintu by'izahabu byakuwe mu rusengero rw'inzu y'Imana yari Yerusalemu, maze umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze babinywesha. Barabinywesha, banywa vino, bahimbaza ibigirwamana by'izahabu n'iby'ifeza n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye. Uwo mwanya haboneka intoki z'umuntu zandika ku rusika ruhomye rw'inzu y'umwami aherekeye igitereko cy'itabaza. Umwami abona ikiganza cyandika, ayibonye mu maso yahinduka ukundi, gutekereza kwe kumuhagarika umutima, ingingo z'amatako ye zicika intege, kandi amavi ye arakomangana. Umwami atera hejuru ati, nimunzanire abapfumu n'abakarudaya n'abaconi. Abo banyabwenge b'i Babuloni baje, umwami arababwira ati, uri busome iyi nyandiko wese akansobanurira impamvu yayo, azambika umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi azaba umutware wa gatatu mu bwami. Nuko abanyabwenge b'umwami bose barinjira, ariko bananirwa gusoma iyo nyandiko cyangwa kumenyesha umwami uko isobanurwa. Umwami Berushazari aherako ahagarika umutima cyane, mu maso yahinduka ukundi, n'abatware be barashoberwa. Nyuma umwamikazi yumvise amagambo y'umwami n'abatware be, yinjira mu nzu y'ibirori bariragamo, aravuga ati, nyagasani nyaguhoraho, ibyo utekereza bye kuguhagarika umutima ngo mu maso yahinduka ukundi, kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo uri mu mwuka w'Imana zera, ndetse ku ngoma ya so yabonekwagamo n'umucyo no kwitegereza n'ubwenge buhwanye n'ubwenge bw'Imana. Kandi se umwami Nebukadineza yamugize umutware w'abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacunyi, kuko muri uwo mugabo Daniyeli uw'umwami yahimbye Beluteshazari habonetsemo umwuka mwiza no kwitegereza, yashoboraga gusobanura inzozi no guhishura ibihishwe no guhangura ibyananiranye. Nuko nibahamagare Daniyeli azasobanurire impamvu y'ibyo. Mu 13. Nuko bazana Daniyeli imbere y'umwami. Umwami abaza Daniyeli ati, ni we Daniyeli wo mu banyagano b'Abayuda umwami data yakuye i Buyuda?
numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe kandi ko umucyo no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikubonekaho. Ubu ngubu banzaniye abanyabwenge n'abapfumu kugira ngo bansomere iyi nyandiko, bansobanurire impamvu yayo, ariko ntibashoboye kubisobanura. Ariko numvise ko ushobora gusobanura amagambo no guhangura ibyananiranye. Nuko rero niba ushobora kunsomera iyi nyandiko ukansobanurira impamvu yayo, uzambika umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi uzaba umutware wa gatatu mu bwami. Daniyeli asubiza umwami ati, impano zawe uzigumanire kandi ingororano zawe uzihe undi, ariko ndasomera umwami inyandiko musobanurira impamvu yayo. Umva nyagasani, Imana isumba byose yahaye so Nebukadineza ubwami no gukomera n'ubwiza n'icyubahiro. Abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe baramutinyaga bagahindira imishyitsi imbere ye kubw'icyubahiro Imana yamuhaye. Yicaga uwo ashatse kwica, akarokora uwo ashatse kurokora. Yogezaga uwo ashatse kogeza, agacisha bugufi uwo ashatse gucisha bugufi. Ariko yishyira hejuru, yinangira umutima, bimutera kuba umunyagitinyiro mu byo yakoraga, niko gukurwa ku ntebe y'ubwami, maze icyubahiro cye bakimukuraho. Nuko yirukanwa mu bantu, umutima we uhindurwa nk'uw'inyamaswa, abana n'imparage, akarisha nk'inka, umuriro utongwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho yamenyeye ko Imana isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo uwishatse. Ariko uwo mwana we Berushazari ntiwicisha bugufi mu mutima wawe nubwo wamenye ibyo byose, ahubwo wishyize hejuru, ugomera Uwiteka Imana nyir'ijuru, bakuzanira ibintu byo mu nzu yayo, kugira ngo we n'abatware bawe n'abagore bawe n'inshoreke zawe mubinyweshe vino. Maze uhimbaza ibigirwamana by'ifeza n'iby'izahabu n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye, bitareba, ntibyumve, ntibyitegereze. Ariko Imana ifite umwuka wawe mu kuboko kwayo, nyir'ukumenya imigendere yawe yose, nturakayishimisha. Nicyo gitumye itegeka ko icyo kiganza cyiza ikacyandikisha iyi nyandiko. Kandi ibyanditswe nibyo ibi ngo men tekel ufarisimu, kandi bisobanurwa bitya men, bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma ishyiraho iherezo. Tekel bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara ko udashyitse. Kandi peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe buhawe Amedi n'Abaperesi. Nuko Berushazari ategeka ko bambika Daniyeli umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi ko bavuga baranguruye ko azaba umutware wa gatatu mu bwami. Ariko iryo joro Berushazari umwami w'Ubukarudaya aricwa. Ubwo bwami buhabwa Dariyo w'Umumedi, yari amaze nk'imyaka 62 avutse. Ahangaha tumaze gusoma amagambo menshi kandi meza y'Imana kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa neza. Uyu muhungu Berushazari wa Nebukadineza niwe wari musimbuye ku ngoma. Ariko Bibiliya mu magambo twasomye ngo ntiyigeze yicisha bugufiya, ahubwo yishyize hejuru mu mutima we, akibagirwa ko Imana irwanya bibone, ariko abicije bugufiya ikabahera ubuntu. Kuko twabonye yuko ubwami bw'isi bwose Imana bwimikamo uwishaka kandi ikabukuramo uwishaka. Ngo uyu muhungu Berushazari ikosa yakoze rikomeye cyane, yongeye ku makosa yari yakoze yo kwishyira hejuru, nuko afashe ibikoresho byo mu nzu y'Imana se Nebukadineza yari yaranyaze i Yerusalemu, akabizanira abatware be, abagore be n'inshoreke ze ngo babinyweshe. Kandi ibi bikoresho nta muntu wari wemerewe kubikoresha n'umwe, nta muntu wari wemerewe kubikoraho uretse Abalewi nibo bari wemerewe gukora ku bikoresho byera byabaga mu ihema ry'ibonaniro, byakoreshwaga mu mihango yera y'iyobokamana y'Abisirayeli. We ngo arabifata arabizana abinywesha. Akimara kubinywesha nibwo ngo yabonye ikiganza cyandika ku rusika kivuga ngo men tekel ufarisimu, bisobanurwa ngo wapimwe ugaragara ko udashyitse.
none ubwami bwawe buragabwe buhawe abamedi n'abaperesi. Bibiliya iratweretse ngo muri iryo joro uyu muhungu Berushazari yaraye apfuye, noneho ubwami buhabwa abamedi n'abaperesi. Nkuko twari twatangiye tureba yuko Imana yari yamaze guhishurira Nebukadineza ku bwami bwe buzasimburwa n'ubundi bwami, n'ubwo bwami nabwo bugasimburwa, n'ubwo bundi nabwo bugasimburwa. Turaza kubireba mu bice 7 ahangaha, turabihareba turebe ukuntu ubwo bwami Imana yabugaragaje mu buryo nanone bw'inyamaswa, kuko turacyaganira kuri rya jambo mu buryo bwinshi, kugira ngo abantu bashobore gusobanukirwa neza ko Imana yagiye ivuga mu bihe bitandukanye, ariko igakoresha n'uburyo bwinshi. Kuko Imana twabonye hariya mu Ezekiyeli, muri Yeremiya, ko ari igihe yagezagaho igakoresha ibintu by'inshamamarenga, kugira ngo nibaza kubaza abo bahanuzi, noneho babasobanurire mu buryo iby'Imana yashakaga kubasobanura cyangwa se yashakaga kubabwira. Ubu bwami rero tubonye uko ubwami bwa Nebukadineza nk'uko Imana yari yamubwiye bwagize iherezo muri kino gihe, kuko umuhungu we wari wamusimbuye Berushazari yanywesheje ibyo bikombe, noneho Imana ikavuga ngo wapimwe ugaragara kudashyitse, wapimwe ugaragara kudashyitse, ntugikwiriye ubuyobozi, ntabwo ugikwiriye ubuyobozi, ubwami bwawe ntabwo bugikwiriye kubaho, kuko ni ubwami butanshimisha, ni ubwami butanyubaha, ni ubwami butanyumvira. Kuko Imana ibintu byose iduha ni ku mugambi wo kugira ngo tuyumvire, no kuyo tuyubahe, tuyeshe icyubahiro. Ubwenge yaguha umenye ngo kwari kugira ngo ujye ubukoreshereza mu kumvira Imana no kuba Imana. N'ubutunzi itanga ni ibyo dutiza Imana yadutiza ntitugabira, kugira ngo tubashe kubikoreshereza Imana. N'icyubahiro n'amafaranga, ibi byose Imana iduha no mu buzima bwa none, ni ukugira ngo tubone uko tubihimbarisha Imana, tubikoreshereza Imana, ubwenge tubukoreshereza Imana, imbaraga tuzikoreshereza Imana, ni iminsi Imana ibagiye twongerera nayo tuyikoreremo Imana. Uyu muhungu rero wa Nebukadineza ntabwo ibyo ngibyo yabyumvise, ntabwo yamenye icyo Imana yamushyiriyeho ko ari ukuyihesha icyubahiro, noneho ngo yishyira hejuru mu mutima we, agera ikirenge mu cya Nebukadineza, kuko twabonye ko hari igihe Imana yigeze, muri ano magambo twasomye menshi, ko hari igihe Imana yigeze kumwirukana ngo ajya kurisha abana n'imparage ku gasozi, kubera ko yari yishyize hejuru. Icyo gihe yari yishyize hejuru, ngo aragenda arambagira Babuloni, arayireba arangije avuga ngo ngiyi Babuloni yanjye niyubakiye n'amaboko yanjye. Ariko kuba ataha Imana icyubahiro, kuko yishyize hejuru, akumva ko ari imbaraga ze, akumva ko ari ubwenge bwe, kuko ibintu byose dukora dushozwa n'Imana, niyo idushoboza, niyo iduha ubutunzi, niyo iduha ubwenge bwo gukora ibintu, niyo iduha imbaraga, ibyo byose ni Imana ibidushoboza. Ariko ngo yishyira hejuru avuga ngo ngiyi Babuloni yanjye niyubakiye, ngo magambo akiva mu kanwa, ngo Imana yahise imwohereza kujya kurisha. Bibiliya yatubwiye ngo agaruye akenge nibwo yamenye yuko ijuru ari ryo ritegeka, kuko ijuru niryo ryanzura ku bintu ibyo ari byo byose. Ijuru niryo ryanzura ku bintu ibyo ari byo byose, kuko Imana niyo ifite mu kuboko kwayo ubuzima bwacu, niyo ifite mu kuboko kwayo imibereho yacu yose igengwa n'Imana, yaba ari imibereho yo mu rwego rwo hejuru, yaba ari imibereho iciriritse, yaba ari imibereho mu rwego rwo hasi, ibyo byose bigenwa n'Imana, nta muntu bigiramo uruhare. Hanyuma rero ubwami bw'Abakarudaya cyangwa se ubwami bwa Babuloni burangira butyo, kuko tubona yuko iyo twinjiye mu mateka neza tugasubira n'inyuma, usomye muri Yesaya ibice 45 uzasanga ari ubuhanuzi bwari bwaravuze kuri Kuro. Reka tuhasome kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza. Ibice 45 tuhasome. Ibya Kuro n'iby'Abisirayeli uko bazagaruka. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamunesheza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma, nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ninjye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jye Mana ya Isirayeli. Kubw'umugaragu wanjye Yakobo, Isirayeli natoranije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Murongo wa 13. Mpagurukije Kuro gukiranuka
kandi nzatunganya inzira ze zose. Niwe uzubaka umurwa wanjye, kandi niwe uzarekura abantu banjye banyazwe adahawe ibiguzi cyangwa impongano, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Aya magambo tumaze gusoma ni amagambo y'ubuhanuzi bwari bwarahanuwe kuri Kuro. Kuro yari umusirikare w'umuperesi, ubona ko ari wafashe Babuloni. Niwe wafashe Babuloni akuraho ubwami bwariho, noneho hajyaho ubundi bwami busimbura ubwami bw'Abanyebabuloni. Imana rero yaramuhanuriye yuko izamujya imbere hataringaniye ikaringaniza. Iyo winjiye mu mateka neza uzasanga Babiloni yarafashwe nta mirwano ibaye. Muri rino joro ry'uno mugabo Beluteshazari twabonye ngo baranyoye barasinda, ntibabasha icyambere, ntibabasha gukinga umujyi, ntibabasha kurekura intare zarindaga umujyi, n'abamaneko bose bari kuntuza kuri tour do controle, bagendaga bareba ku minara y'imirinzi hejuru y'urukuta rwari ruzengurutse Babuloni, ntibakore imirimo icyo gihe. Noneho ngo Kuro arinjira araza afata Babuloni atarwanye, nk'uko hano tubibonye ngo nzakenyuza abami kugira ngo ngukingurire inzugi kandi n'amarembo ntazugarirwa. So ibingibi ari abantu babisoma niba bisobanukirwe, ariko amateka agaragaza yuko icyo gihe uyu nguyu Kuro w'umusirikare yafashe Babuloni atarwanye. Yafashe Babuloni atarwanye. Hanyuma kuko Imana yari yabigambiriye, kandi angaha tumaze gusoma ngo mpagurukije Kuro gukiranuka, kandi nzatunganya inzira ze zose. Niwe uzubaka umurwa wanjye, kandi niwe uzarekura abantu banjye banyazwe adahaye ibiguzi cyangwa impongano, niko Uwiteka avuga. Uyu Kuro niwe akimara kujyaho, niwe wahise arekura Abayuda basubira mu gihugu cy'iwabo, arabafasha bajya kubaka inzu y'i Yerusalemu. Atangaza mu bwami bwe, ategeka yuko abantu bafasha Abayuda bakabaha impano bakazitaha, noneho bakagenda bakajya kubaka inzu. Kubera ko hano haravuze ngo mpagurukije Kuro gukiranuka, nzatunganya inzira ze zose, niwe uzubaka umurwa wanjye. Kuko niwe wategetse ko bubaka bongera gusana Yerusalemu, yohereza abantu witwa Yosuwa na Zerubabeli. Yosuwa ari umutambyi, Zerubabeli ari administrateri, nibo batangije imirimo yo gusana urusengero rw'i Yerusalemu. Hanyuma nyuma hakurikiraho Ezira wagiye gusubizaho imihango y'iyobokamana, n'uwitwa Nehemiya wagiye gusana inkike z'i Yerusalemu. Ibi ngibi rero byose byari byabihenurwa bitarabona. Niyo mpamvu tuvuga ngo mu buryo bwinshi. Hanyuma ubwami bwa Nebukadineza burarangira buvaho, hajyaho ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Iyo turebye rero hano mu bice nanone 7 Daniyeli ngo yarose yerekwa inyamaswa, nanone byongera kugaragaza buriya bwami uko bwagiye bukurikirana. Hano uravuga ngo dore ku murongo wa mbere, mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari umwami w'i Babuloni, Daniyeli yarose inzozi, maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Ahera ko yandika ibyo yarose, arobanura ingingo zabyo zikomeye. Nuko Daniyeli aravuga ati, mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga 4 yo mu ijuru ihibuka ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini 4 zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu, nyihanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikurijwe, igahagarikwa ku isi, igahagaraka amaguru yemye nk'umuntu, kandi ihaga umutima nk'umuntu. Ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati, byuka uconshomera inyama nyinshi. Hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe, ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe 4 ihabwa ubutware. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4 itewe ubwoba, y'inyamaboko, y'inyambaraga byinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigara bisibirangisha amajanja. Ariko yari ifite itandukano n'izindi nyamaswa zose zayibanjije, kandi yari ifite amahembe 10. Wenda reka tugarukira ahangaha. Tubonye nanone ubu bwami, iyo tubonye nanone inyamaswa ifite amababa nk'ay'ikizu yasaga n'intare, nanone n'ubwami bw'Abanyebabuloni.
iyi nanone ivuga ngo ni idubu yegutse uruhande rumwe. Idubu yegutse uruhande rumwe ni ubwami bwayisimbuye bw'abamedi n'abaperesi. Kweguka uruhande rumwe kw'idubu ni ukuvuga ko iyo hayoboraga ubwami bw'abamedi bwabaga ari ubwami budafite imbaraga cyane, bwaba ari ubwami bw'abaperesi bukaba ari ubwami bufite resistance bufite imbaraga cyane. Noneho iyi ngwe y'imitwe ine ubusobanuro bwayo ni uko ubu bwami bwayoborwaga n'umwami mukuru wari ukomeye cyane witwaga Alexandre le Grand. Yatangiye gutegeka akiri mutoya cyane, aba umwami w'ikirangirire, agira imbaraga, ayigarurira ibihugu. Noneho ntabwo yamaze igihe kinini, yapfuye ataragira umwana ushobora kumusimbura. Noneho iyi mitwe ine isobanura abajenerali be bane, n'uwitwa Lysimac, n'uwitwa Seleucus, n'uwitwa Cassandre, n'uwitwa Ptolemy. Ntibashoboye kumvikana ku bwami, nibwo bahise bagira gute babugabana, umwe atwara igipande kimwe undi atwara ikindi. Noneho iyi nyamaswa iteye ubwoba nayo ni ubwami bw'Abaroma. Ibi byose byagiye bisohora uko Imana yagiye ibigaragaza, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Turi kuri rya jambo rivuga ngo kera Imana yavuganiye n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Ubutero tuzakomeza twinjira mu cyigisho nyirizina kivuga iby'Imana yavugiye mu kanwa k'umwana wayo Yesu. Ibyo yavugiye mu kanwa k'abahanuzi tugerageje kurobanuramo ingingo z'ingenzi kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa neza, barusheho kubyakira neza, kubyumva neza. Noneho nitwinjira mu by'Imana yavuganiye mu kanwa k'umwana wayo Yesu, abantu bazarusheho kubishyikira. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusenge Imana, tuzasubira ubutaha. Mana yacu, Data wa twese mwiza, turagushimiye ko udufiteho umugambi mwiza wo kutugirira neza, waduteguriye ubugingo buhoraho, kandi urimo gukangura ubwoko bwawe muri no minsi kugira ngo abantu barusheho kuba maso kandi barusheho kwitegura kugaruka kwa Yesu. Turagushimiye ko ibyo uvuze ubisoza, kuko uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi ku bintu byose. Uri Imana itegeka ibintu byose, ntawe ubasha gukoma mu nkokora ibyo ugambiriye gukora, icyo umutima wawe ushimye, icyo umutima wawe ukunze n'icyo ukora. Data, urakoze, turagushimiye ko wumvise gusaba kwacu, kandi uzakomeza kudushyigikira no kudufasha no gufasha abantu bumva kino cyigisho kugira ngo kirusheho kubakangura no kubasubizamo ibyiringiro no kubahumuriza no kubakomeza, kugira ngo mu ntambara zose n'ibibazo bahurira nabyo hano mu isi barusheho kuba amaso no kwirinda, kugira ngo bategereze kugaruka kwa Yesu. Mu izina ryawe no tubisabye Data, amen. Amen. Njye ndi Herve Iradukunda Ntwari, hano ni kuri Rukamyarungu. Mukomeze mwikorere subscribe, murakoze cyane.